Nyagasani umbabarire, Nyagasani ngirira impuhwe, Nyagasani ndashaka kwicuza rwose ibyaha byanjye ndabyemera, rwose ibyaha byanjye ndabyemera. Muraho neza, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tubahaye ikaze kuri Gatagisimu Room. Ni icyumba cy'uruganiriro shuri aho twigira ubukristo n'uburyo tuyoboka Imana. Nkuko mwabibonye, twatanze itangazo ry'uko tugiye gufata iminsi 40 yo kwiga, iminsi 40 yo gusenga, kandi iminsi 40 yo kwiriza ubusa. Kandi twihaye intego cyangwa se intego irimo kutuyobora iragira iti dukurire muri Yesu muri byose. Hariho icyambere cyuko iyi minsi 40 y'ishuri igiye kubamo kwiga cyane, igiye kubamo kwiga tugamije gukura tukagera ku kigero cyiza cya Kristo Yesu. Kandi nkuko mwabibonye nanone iyo minsi 40 igiye irimo inyigisho za buri cyumweru. Iki cyumweru turimo rero inyigisho dufite ziragira ziti gukura mu kwihana no kwiyiriza ubusa. Ayo niyo masomo cyangwa se niryo somo tuzaganiraho icyumweru cyose. Kubera iki mu by'ukuri twashyizeho iyi gahunda yo kuganira kuri aya masomo ndetse tukayaganirira ahangaha? Cyambere ni uko hirya no hino mu matorero amwe n'amwe hariho gahunda yo kwiga no gusenga iyi minsi 40. Tuzi neza ko hari insengero zifunze kandi abantu bakaba batabona nuko bahura kugira ngo bige. Twiringiye ko wenda nk'abo badafite aho bagera ngo bige bazungukira muri izi nyigisho. Twiringiye ko bataziyiriza gusa ngo bibuze ibyo kurya, nibarangiza babure n'uburyo barya iby'umwuka. Ubwo rero izo ni zimwe mu mpamvu ikomeye atumye dushyira iyi gahunda y'inyigisho z'iyi minsi 40. Inyigisho rero y'iki cyumweru nk'uko twabivuze ni ugukura mu kwihana no kwiyiriza ubusa. Hanyuma uyu munsi turaganiraho insanganyamatsiko igira iti kwihana ni ukwigorora. Kwihana ni ukwigorora. Kwihana nibyo tugiye kugerageza gusobanukirwa mu minota mikeya, hanyuma tuzakomerezaho n'ejo tuganire ku kwiyiriza ubusa, hanyuma tuzakore n'irindi somo rimwe ribihuza byombi muri iki cyumweru. Kwihana abantu benshi babifata nk'itegeko, nk'ikintu umuntu yagutegetse cyangwa umuntu yakubwiye ko ugomba gukora, bigatuma bamwe babikora wagira ngo barabikorera inyungu z'abandi zitari izabo. Ariko mu nsanganyamatsiko murumvamo ikintu cy'uko kwihana ni ukwikorera. Kwihana ntago ari ugukiza abandi, ntago ari ugufasha abandi mbere na mbere, bifitiye umumaro nyiri ukubikora. Kindi hari abandi batabona kwihana gutyo, ariko bakabona kwihana nk'intambara, ni ikintu kiri aho ngaho kigoye umuntu agomba gukora ari uko habaye polisi zitandukanye kugira ngo zimwibutse ibyaha bye. Dufite abantu bihana ari uko RIB yabanje kuza, tukagira abantu bihana ari uko abantu babanje kubahagarara hejuru. Ariko kwihana mu by'ukuri niba dushaka gukura muri icyo kintu, ntabwo bisaba intambara ngo abantu baguhagarare hejuru bagufashe kureba ibibi ukora. Utuje mu mutima wawe ukawureba ukawitegereza, ushobora gukora iki gikorwa ntawe uguhagaze hejuru. Kwihana ngo twavuze ko atari intambara, kwihana twavuze ko atari kubw'inyungu z'abandi. Kwihana si siyasa, kwihana
ntabwo ari ibitekerezo by'amadini biri aho biri mu kirere gusa ngo bibe byaraje kugira ngo bagufashe kujya mu by'imyemerere. Kwihana ni umuco ukwiriye abantu bose aho bava bakagera, kuko ubwabyo ni ukwigiramo indangagaciro yo kumenya ko hari ibibi ukora, ukamenya ko hari ikibi wakoze, hanyuma kandi ukamenya ko hari ukuntu cyangwa hari inzira wacamo kugira ngo wigorore. Ibyo nibyo rero navuze ko kwihana ntabwo ari abandi bantu bigirira umumaro, ahubwo ni ukwigorora, ni twebwe ubwacu tubyigirira. Abantu benshi rero mu by'ukuri uretse no kuba bagoreka abandi, nabo ubwabo baragoramye. Dukeneye kwisubiza ku murongo, dukeneye kwisubiza ku rugero rukwiriye imibereho ya muntu. Iryo rero ni ryo somo twumva twaheraho muri iyi minsi 40, iminsi twise ko ari iyo gukura mu byiza byose. Nta wakura mu byiza atabanje kumenya neza ibibi arimo akora, cyangwa se ngo arebe ububi bwabyo maze agire n'icyifuzo cyo gushaka kubivamo. Ntabwo bishoboka. Gukura mu byiza bitangirana no kubona ububi bw'ibibi no gutera intambwe yo gushaka kubivamo. Ibibi hari igihe iyo umuntu abitegetswe kubivamo bisa nk'aho abivuyemo ku gahato, akumva nk'aho bamubujije ibintu runaka yifuzaga. Ariko iyo umuntu afashe akanya nk'aka turimo dusaba abantu, agatekereza, akareba ibyo arimo akora, akareba akaga birimo biteza, akareba akaga birimo biteza abandi, hari igihe ubwabyo noneho bimwiremeramo uburyo bwo kwigorora, akongera agasubira ku murongo. Ibibi ubusanzwe tubivuga nk'aho biri mu isi, biri hanze, abantu bose barimo barabikora, abantu barahura batureba aho isi igeze bakavuga ibibi biyuzuye. Ariko ku giti cyanjye nta kintu giteye ubwoba nko gusanga nubwo tuba tuvuga ko ibyo bibi biri mu isi yose, ariko ugasanga niyo urebye mu mutima wawe nawe birimo. Kuvuga ngo ikibi ntabwo ari igitekerezo kiri hanze yawe, ahubwo ikibi hari igihe usanga kiri no mu mutima wawe. Ibyo ubwabyo bikwiye kudutera gutuza gatoya. Ariko niba bya bibi ndimo kuvuga biri mu isi, mfitemo nanjye uruhare ruri mu mutima wanjye, ni gute natera intambwe nkabivamo, nkakura ngana mu byiza nk'uko intego yacu y'iminsi 40 irimo ibivuga. Ni iminsi 40 rero koko yo kwigorora kugira ngo dukure mu byiza byose. Ni iminsi yo kugarura umutima wacu ukava mu bibi tuba dukora, ukagaruka ku byiza cyangwa se ku mwiza ari we Mana. Kwihana ni ukwigorora. Niringiye ko mu gusoza iyi nyigisho y'uyu munsi uri bube utakihana kubera ko hari uwagwagaze hejuru, ahubwo urimo kureba ibyiza bihishe muri uwo muco, ibyiza bihishe muri uwo mukoro. Wowe nk'umuntu kwicara ugatekereza, ukavuga utarika ahangaha ndakabije, ahangaha ndimo ndakora nabi. Nturebe ibibi nkaho byuzuye isi gusa, ahubwo nawe none ugafata umutima ukareba mu mutima wawe, ufata umwanya ukareba mu mutima wawe, ukareba ibyo ku giti cyawe urimo gukora. Kwihana rero ni indangagaciro ya Gikristo, aho duhamagarirwa guhindukira tukava mu byo twari turimo, maze tukerekera kandi tukerekeza umutima ku byiza ndetse no ku mwiza ari we Mana. Hariho icyanditswe numva twasoma mu gihe turimo gutekereza kuri insanganyamatsiko, kigira kiti Uwiteka aravuga ati
ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Uwiteka aravuga ati n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Ayo magambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya 2 umurongo wa 12. Ni Imana irimo iduhamagara dutangira urugendo rw'iminsi 40 ngo tuyigarukire, ngo turekere kujya mu bibi tujyamo, ahubwo duhindukire tugarukire aho twari tugeze, tuze mu byiza. Murumva aho urugendo rwacu rugomba guhera. Niba dushaka gukura mu byiza, turagomba guhindukira tukava mu bibi, maze noneho tugatangira rwa rugendo rukura mu byiza. Bibiliya iratubwira iti nimungarukire n'imitima yanyu yose, kubera ko imitima yacu niba itafashe iki cyemezo, mu by'ukuri gukura mu byiza ni ikintu kiba kigoye. Ariko umutima wawe wicaye rwose, ntawe uguhagaze hejuru, nta mapingu bagushyize hejuru, nta kamera yabonye ibyaha byawe, ukibaza mu mutima wawe uti ibi nkora birangeza kuki, ibi nirirwamo biranganisha hehe? Kandi murabizi ikibi amaherezo yacyo ni ukukurimbura, ni ukukwangiza, kikakugira umuntu nawe ubwawe udashaka kureba. Isi ntabwo izi kwigisha gutya. Isi ifite andi makuru. Iyo uyinanira kwica cyangwa ikaguhana mu bundi buryo bubabaje, ariko Imana irakuvugisha ngo ubikore ku bushake bwawe. Uhitemo guhagarika no kurekeraho ingeso mbi n'ibibi ukora, maze uyigarukire. Ndabizi neza ko turi mu gihe aho umuntu akora ibintu ari bukuremo inyungu nyinshi, ariko hari umuririmbyi bita Nkurunziza yaravuze ngo n'utagororewe agira ituza. Aho ni mu ndirimbo ye yitwa Uwigorora abashira impumu. Burya kwihana koko ni no gushira impumu. Kwihana ni ukwirambura, warangiza ukavuga cyangwa se ugakuraho ikigutsikamiye kikakuva ku mutwe, nuko ukaruhuka. Kwihana rero ntabwo ari ikintu dutegereza ngo bazampa amafaranga nyuma yo kubikora, cyangwa nzaba umukire w'igitangaza nyuma yo kubikora. Ahubwo mbere na mbere iyo wihannye ushira impumu. Iyo ndirimbo rwose ngira ngo umuntu arashyiraho igitero kimwe tuyumve, maze ubundi tubone gukomeza. Yenga twibere muhire hanu wabo hanu umutima wo mu ruzitiro rw'iyuke, mu ngo zugurira gusa amahoro yerekeza iry'ubwoba, Uwigorora ashira impumu. Buriya rero iyo twigoroye turaruhuka. Iyo twigoroye, iyo twihannye tuba twikuyeho ikintu cyari kidutsikamiye. Burya ni wo mumaro wa mbere. Kimwe mu bintu Imana yaremeye umuntu ni ukugira ngo ye kugenda yububa, ye kugenda yunamye, ye kugenda nk'inzoka, ahubwo yeme abe rwema rwose. Ariko ibyaha biraduhinamiranya, ibyaha bikatugira babi, ibyaha bikadushyira hasi, nuko tukagenda twububa. Ariko uwihana arongera akema. Uwihana asa nk'uwikuye imitwaro imuri ku mutwe ikamuvaho, yarangiza akongera akagira igihagararo cy'umutima gisa nk'icyo yagenewe cyangwa yaremewe. Murabizi ko hari ahantu Bibiliya iduhamagara itubwira uti haguruka, haguruka. Burya uriya muhamagaro wahaguruka ni umuhamagaro uduhamagarira kwihana, tukava hasi, tukava mu byo twemeye ko bidutsikamira, maze tukigorora, tukagira ituze. Hari ikintu rero gikomeye iyo ndirimbo nyikundira. Hari ahagera akavuga ati n'utagororewe iyo yigorora ashira impumu. Hari igihe nta kindi kintu
kiri bujye kuri konte yawe, ariko iyo wigoroye ushira impumu. Iyo wihannye urigorora, kandi iyo wigoroye ushira impumu. Niyo batarenzaho amafaranga ugira ituza, nacyo kivugamo, uratuza ukagira amahoro, ukagira ibyanzu hagati yawe n'abandi aho kugira ngo habemo amakimbirane gusa, ukagira amahoro muri wowe kubera ko wihannye, kandi uwihannye aba yigorora. Iyo ubishoboye ukira umwaga, iyo ubishoboye usa nkaho winjiye mu iremero ry'umutima, kandi umutima wawe ukaba muzima kurusha uko wabitekereza. Muri iyo ndirimbo hari n'aho avuga ati ni nko guhanira, cyangwa se ahamagara ati dukwiye guhanira umutima mu ruzitiro rw'ubwiyubake. Kwihana ni ukwigorora, hahandi umuntu agenda akikingirana mu cyumba cyitwa ubwiyubake kugira ngo yiyubake, abe muzima, ayeme, abe nk'uko Imana yamuremeye kumera. N'uwo mumaro, iyo wihannye uba wigorora. Iyo wihannye urongera ukaba rwema, ukema nta kigutsikamira. Iyo wihannye uryama ufite amahoro. Iyo wihannye usinzira ntawe ukuvuga, ntawe ugusakuriza mu matwi, kubera ko umutima wawe ukeye. Icyo niyo ntangiriro yo gushaka gukura mu byiza. Kuba abantu badakunda gutindana ibibi, ahubwo bahitamo kubyihana bikabavaho. Ntabwo benshi tubimenyereye, ariko uyu muco ni umuco mwiza, kandi nk'abakristo dukwiye kuwugira mu mitima yacu. Kwisuzuma, ugafata indorerwamo, ukibaza ariko mu gitondo byagenze bite, cyagiye ndi kumwe na runaka byagenze bite, ese ko bwije uriya twavuganye gute. Utangira kwiha umwanya, urwo ni rwo ruzitiro nita ubwiyubake, kujya mu cyumba cyo kwiyubakiramo, aho utangira kwibaza uburyo warema umutima wawe. Kwihana bavandimwe nitubikunde, kuko uwihannye arigorora, akongera akema, akava mu mukungugu, yarangiza akaba rwema. Ariko benshi ntago tubizi. Hari abantu tutazi kwihana. Ku murongo wa 13 aratubwira ngo imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu muhindukire. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu. Hano batugira inama y'uburyo bikorwa. Ni ukwinjira mu mutima, warangiza ukawukaragira imbere yawe, ukawubaga, ukawinjiramo ngo urebe aho waba ufite uburwayi, aho waba ufite ubumuga, ukawuvuza, kuko Bibiliya iratubwira ngo nimuzanye iyo mitima uko imeze, maze muyiture Imana ibasha kuyikiza. Gutanyura umutima ni ikintu tutabonera umwanya, bityo umutima ugakomeza ukaduhisha utuntu, ukaduhisha amakosa yacu, ukaduhisha ibyaha byacu. Ariko burya iyo uhisemo, cyangwa iyo ushaka, cyangwa niba ushaka gutangira urugendo rwo gukura mu byiza, ari byo Mana, kuko niyo cyiza kiruta ibindi, burya bitangira no gutanyura umutima, ukawufata, ukawurebamo imbere, ukareba ikirimo. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura. Nusabe Imana irimo kuduhereza, kandi umutima wawe urawuzi, kandi umutima wawe uzi ibiwurimo. Urahamagarirwa kuwutanyura, ukawushyira imbere yawe, ukakwereka ibirimo. Ntubitinye, ubirebe mu maso, uguti imeze gutya. Umukobwa bitaraye afite indirimbo yitwa Genesis, bivuze itangiriro. Ageramo hagati akavuga ati, iyo ndebye mu ndorerwamo ndabona akanyabyaha gusa. Reba, witinya kureba ibyo ubona, maze
wemere ujye muri urwo rugendo bita kwihana, utangire urugamba rwo kuva muri ibyo bibi wibonyemo. Ndabahamagara rero gutanyura iyo mitima kuko uyitanyura aba yigorora, uyitanyura aba ashaka gushira impumu. Bibiliya ikatubwira iti ntago tuyitanyura nk'abatazi Imana. Iyo turimo dutanyura imitima yacu ngo tuyirebemo turebe ibyo irwaye, tubikora nk'abazi ko dufite Imana y'inyembabazi ibasha kutuvura. Nimureke rero twigorore, kuko kwihana ari ukwigorora. Tubikunde kubera ko bitugira abantu nyabantu, bikaduha kuba bazima, bikaduha kuryama nta makimbirane turimo, kubera ko ubuzima bwacu bugororotse. Tukabona ibibi twakoze tukabisabira imbabazi, tugakangura urukundo rwacu n'icyiza. Kuko burya abantu benshi turaryamye turasinzirije, twasinzirije urukundo rwacu n'icyiza, dusinziriza urukundo rwacu n'umwiza ari we Mana, rurasinzira burundu. Ariko burya kwihana ni iyo ari kwiza, ni ukongera kumva ko icyiza gifite icyo kivuze. Kwihana ni ukongera kumva ko icyiza gifite icyo kivuze, ni ukongera kumva ko Imana ifite icyo ivuze. Nugukanguka urukundo rwawe nayo rukongera rukaryoha, rukabyuka, maze mukaba inshuti bundi bushya. Ugakuraho inzitizi zatumaga mudasabana, maze ubusabane bwanyu bugatangira bukiyongera. Ugize atyo aba yihaye uburyo bwo gutangira bundi bushya ubuzima bwe, kandi akabutangirira ku rufatiro ruzima ari rwo Mana. Numva nabahamagarira iryo somo uyu munsi, tuba abakristo bakunda kwisuzuma, kwireba mu mutima, kavuga utariko iki kintu kindimo, umuntu akiretse kigakura imyaka 5 nazaba iki? Iki kintu nkora nyiretse mu mutima wanjye nazakora iki? Tanyura umutima wawe maze ukuremo ibidatunganye, ubitura Imana. Bavandimwe, numva ari aho twahera uru rugendo rwacu rwo kugarukira Imana. Nitugarura imitima yacu ku Mana niko yadusabye. Imitima yacu iba ifite byinshi ihugiyemo, ariko Imana iradusaba kugira ngo tuyigarukire, tuyikure ku bindi. Imitima yacu tuyikure ku byo irangariye, bishobora kuba ari ibyiza biciriritse cyangwa se ari n'ibibi. Ibyo byose tubikureho umutima, tuwugarure ku Mana. Numva ari aho ngaho twatangirira urugendo rwacu. Iri jambo ry'Imana niribe agashituramutima. Mu Rwanda hariho agati mu ishyamba wabashaga kuba wasoroma iyo umuntu yabaga atagukunze, uri nk'umukobwa ukakasekura, ukareba uburyo kamushyikaho, nuko ngo ukakavugiraho yuko ushaka ko umutima we ukugarukira. Imana uyu munsi iraduha ijambo ryayo ho agashituramutima. Icyampa ngo aya magambo ngiye gusoma atubere agashituramutima, maze tugarure umutima wacu ku cyiza, duhunge ikibi n'akaga kose giteza. Uwiteka niwe urimo kuvuga ngo n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwirize ubusa murire muboroge. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu muhindukirire Uwiteka Imana yanyu. Murakoze, Imana ibahe umugisha.